Nyuma y'umunsi muremure w'akazi, benshi batekereza kwiruhukira bareba agafilime, basoma igitabo cyangwa bareba udukuru twatambutse ku mbuga nkoranyambaga. Mu buzima bwa buri munsi twibanda ku mirimo yacu duhoramo, tukibagirwa akamaro ko guhindura bimwe mu byo twagize akamenyero mu buzima. Aha natanga nk'urugero ku bijyanye no koga cyangwa kwiyuhagira. Numvise ngo buri muntu agira inyogo ye yogamo, ariko iyo bigeze ku kwiyuhagira usanga benshi bahitamo kwiyuhagira mu gitondo. Ese ni iyihe mpamvu abenshi twimenyereje kwiyuhagira mu gitondo? Ese ntidushobora kuba twiyima inyungu zaba ziri mu koga mu yandi masaha tutabizi? Witegure gutungurwa kuko ushobora kuza gutangazwa n'inyungu zitamenyerewe ziri mu koga nijoro. Gumana natwe muri iki kiganiro kuko tugiye kugaragaza impamvu kwiyuhagira nijoro bishobora kugufasha gusinzira neza, kuruhuka, kwirinda impumuro mbi ndetse bikagira uruhare mu kugira uruhu n'umusatsi byiza. Tubanje rero kubashimira mwese abo dukomeje kubana kuri uyu muyoboro, tugashimira cyane cyane mwe mwamaze gukora subscribe kuko nimwe muduha ingufu zo gukomeza kubagezaho ibindi biganiro. Nuza kunyurwa n'iki kiganiro nawe utarakora subscribe, ntiwibagirwe kuyikora mu rwego rwo kudutera ingufu. Inshuti zacu rero, ntimwibagirwe kandi kuduha ibitekerezo, gukanda like na share mu rwego rwo gusangiza abandi utu tuntu tw'ubwenge. Karibu ku muyoboro wacu w'utuntu tw'ubwenge, njye banyita Twige. Abantu benshi biyuhagira mu gitondo kugira ngo bakanguke neza, batangire umunsi bumva bafite isuku, bagabanye ibyuya bya nijoro cyangwa se bategure umusatsi wabo. Ni umugenzo wamenyerewe kandi bamwe bawufata nk'itegeko ry'isuku. Ariko abenshi icyo batazi ni uko kwiyuhagira nijoro ari byo byiza cyane kuko bishobora gukuraho umunaniro w'uwo munsi no guteza imbere imibereho myiza yawe mu buryo bwinshi. Dore inyungu zitamenyerewe z'iyi gahunda yo kwiyuhagira nijoro. Ese wigeze ugira ikibazo cy'ibitotsi nyamara wumva unaniwe? Igisubizo gishobora kuba cyoroshye kurusha uko ubitekereza. Kwiyuhagira amazi ashyushye nijoro bifasha umubiri wawe kwitegura kuruhuka mu buryo bw'umwimerere. Dore uko bigenda. Amazi ashyushye atuma ubushyuhe bw'umubiri bwiyongera mu kanya gato, ariko iyo umaze kuva mu mazi ubwo bushyuhe buragabanuka, bikohereza ubutumwa mu bwonko ko ari igihe cyo kuruhuka. Nk'uko abahanga mu bijyanye n'uruhu babivuga, ubu buryo bushobora gutuma usinzira vuba kurusha uko byari bisanzwe. Ushobora nanone kwihitiramo koga amazi akonje cyangwa amazi y'akazuyazi, bityo bikagufasha no kugabanya ibyuya bya nijoro. Ibyo byuya bikunze kuba intandaro yo gukanguka kenshi. Koga nijoro rero ni uburyo bworoshye bwo kugira ijoro rituje. Nyuma y'umunsi wose w'imirimo cyangwa wicaye imbere ya mudasobwa igihe kirekire, imitsi yacu iraruha. Ubushyuhe bw'amazi bukora nk'umuti karemano. Burambura imitsi, bikagabanya umunaniro kandi bikarinda ibinya bya nijoro, cyane cyane ibinya byo mu maguru. Tekereza ko imitsi yawe igenda iruhuka gahoro gahoro, bikamera nk'aho buri gitonyanga cy'amazi gifite ubushobozi bwo gukuraho umunaniro wakusanyijwe mu munsi wose. Koga nijoro rero biguha uburyo bwiza bwo kumva umubiri wisanzuye.
Niba usanzwe wiyuhagira mu gitondo ushobora gutekereza guhindura iyo gahunda, kuko iyo woga nijoro uba ufite umwanya wo kumisha umusatsi wawe mu buryo bw'umwimerere utihuta, bityo bikawurinda kwangizwa n'ubushyuhe bwa za mashini zumutse umusatsi. Ibi bituma umusatsi wawe uba mwiza kandi ukamererwa neza. Ku bijyanye n'uruhu nabyo, kwiyuhagira nijoro bifite akamaro kenshi. Mu gihe cy'umunsi uruhu rwacu rukusanya umwanda, bagiteri ndetse n'imyanda iva mu mwuka wanduye. Iyo wiyuhagiye mbere yo kuryama wimakaza isuku ku ruhu rwawe, ukarinda ko iyo myanda yakwinjira mu ruhu nijoro, kuko burya uruhu rwisana cyane nijoro. Kurusukura mbere yo kuryama rero bituma urworohereza kwisana nijoro, ukabyuka ufite uruhu rwamaze kwisukura kandi ukazinduka usa neza. Niba ukunze kugira ibibazo by'ihungabana ry'uruhu nko kubyimbirwa cyangwa gusesa uduheri, bimwe bakunda kwita allergie, kwiyuhagira nijoro bishobora kukugirira akamaro, kuko iyo wogeje umubiri n'umusatsi wivanaho ivumbi, udukoko tubi na pollen byashoboraga kugutera ibyo bibazo bya nijoro. Ibi kandi binarinda ko ibyo bintu byinjira mu gitanda cyawe. Kuri bamwe kwiyuhagira amazi akonje mbere yo kuryama bishobora no kugabanya ibyuya byinshi nijoro, bikanagufasha kuzinduka wumva wifitiye isuku kandi witeguye neza undi munsi. Niba ukunda kuzinduka kare cyangwa uryama utinze, gufata umwanya wo kwiyuhagira nijoro bishobora guhindura uburyo ubaho bwa buri munsi. Hagati yo gusinzira neza, imitsi iruhutse, uruhu rudafite imyanda n'umusatsi mwiza, inyungu ni nyinshi. None se kuki utagerageza iyi gahunda ituma urushaho kwiyumva neza mbere yo gusinzira? Tangira none ubundi uzambwira, kuko ushobora gutungurwa n'ukuntu iyi gahunda ihindura imibereho yawe. Muri make rero biragaragara ko kwiyuhagira nijoro ari umuco ushobora guhindura ubuzima bwawe bwa buri munsi mu buryo butunguranye. Uretse gufasha gusinzira neza no kuruhuka, bifasha uruhu n'umusatsi wawe kugumana ubuzima bwiza, binakurinda allergie ndetse n'impumuro mbi. Niba wari umenyereye kwiyuhagira mu gitondo, ushobora kugerageza guhindura ukazareba itandukaniro. Nta gushidikanya ko bizakuzanira impinduka nziza zizatuma urushaho kwiyumva neza no gutangira undi munsi ufite imbaraga nyinshi. Inshuti zacu rero, naha dusoreje ikiganiro twari twabateguriye, twizere ko mwanyuzwe. Mwakwibuka kuduha ibitekerezo, gukanda like na share ndetse na subscribe ku batarayikora, ubundi tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha. Mwakoze cyane kudukurikira, mugire ibihe byiza.